umpe Bibiliya kuko ari inezeza, umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma urwa mbere rwa Yohana igice cya 5, n'urwa kabiri rwa Yohana, n'urwa gatatu rwa Yohana na Yuda, n'ibyahishuwe igice cya mbere, cya kabiri n'icya gatatu. Imana izatuyoboze Mwuka Muziranenge. Urwa mbere rwa Yohana igice cya 5, gukunda Imana by'ukuri. Ikitwemeza ko dukunda Imana ni ikihe? Ni ugukomeza amategeko yayo. Ntawabasha kandi gutsinda iby'isi ngo agendere mu mategeko y'Imana ngo bimushobokere adafite Kristo muri we. Umwuka, amazi n'amaraso byose bamenya Kristo wabambwe. Imana idukomereze mu kwizera Yesu uwo wabambwe. Hari ijambo rikomeye Yohana yaravuze ati, nubona mwene se akora icyaha kitari cyo kumwicisha, uzamusabire kandi Imana izamukiza. Nyamara nubwo gukiranirwa kose ari icyaha, hari icyaha cyicisha n'ikiticisha. Habagaho amoko 3 y'ibyaha muri Isirayeli. Icya mbere ni icyaha umuntu atangambiriye. Urugero, yaba agiye gutema ibiti, intore zikamucika ikagwa ku muntu. Iyo yagaga muri icyo cyaha, yashakaga igitambo gitambirwa icyaha cye. Hari n'icyaha umuntu yabaga yagambiriye ariko nyuma akihana, icyo nacyo cyatambirirwaga ibitambo. Hari rero icyaha cya nyuma cyo kwigomeka ku Mana ubizi kandi ubishaka. Icyo nticyatambirwaga igitambo keretse gutegereza kurimburwa. Imana iturinda kwigomeka. Urwandiko rwa kabiri rwa Yohana, kugendera mu kuri. Yohana umukuru yandikiye umubyeyi yise ko ari uwatoranijwe we n'abana be. Yabifurije ko ubuntu n'ukuri biva ku Mana bibuzura rwose. Yari afite abana bagendera mu kuri nk'uko Imana ibidusaba. Reka ababyeyi bose baharanira ko abana babo bagendera mu kuri kuko ari byo bibasha kubarinda imitego y'umwanzi. Ubuntu n'imbabazi n'amahoro biva ku Mana bikomeze biragera abana n'ababyeyi muri iki gihe. Yohana yarishimye cyane kuko yamenye ko bamwe mu bana b'uyu mubyeyi bagendera mu kuri. Uyu mubyeyi abasha kuba ashushanya itorero, ndetse aba bana ari abe cyangwa ari abizera muri rusange. Hari ikibazo cy'abantu bari batangiye kwinjirana inyigisho ziteye urujijo kandi ziteye akaga. Hari abigishaga ko Kristo yaje mu isi adafite umubiri. Ni inyigisho ihakana kwigira umuntu kwa Kristo Yesu. Iyo tuyigendere kure, Yohana yashoje avuga ati, abana b'intore mwene so baragutashya. Yerekezaga ku bizera bose basangiye imiruho n'imihati kubw'ubutumwa bwiza. Urwandiko rwa 3 rwa Yohana, gukurikiza icyitegererezo cyiza. Yohana umukuru yandikiye mwene data Gayo ukundwa rwose. Uyu Gayo bishoboka ko ari wa wundi mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 19 abacuzi bo muri Efeso bakurubanye, yagendanaga na Pawulo. Yohana yamwifurizaga kugubwa neza muri byose no kubamutaraga. Bari baramuhaye amakuru y'uburyo Gayo ashikamye ku Mana. Reka natwe dushikame mu rukundo rwa Kristo maze ayo makuru amenyekane hose. Hari ikibazo cy'abifuza kuba bakomeye mu itorero maze bakatuvangira. Intego yabo ni ukwishyira imbere, nyamara Yohana yarabagaye. Umwe muri bo ni Diyotirefe. Yohana yavuze ibye ati, Diyotirefe aratuvangira rwose, avuga amagambo y'upfu kandi ntacumbikira abashitsi. Yigira ukomeye mu itorero maze agaca abantu mu itorero. Ninza nzabereka ububi bwe. Abagira ububi mu itorero rya Kristo, Imana irabitegereza kandi aho izagarukira izabacamo kabiri. Demeteriyo we yari imfura kandi yashimwaga na bene data bose. Ni byiza ko duharanira gushimwa n'Imana na bene data. Urwandiko rwa Yuda, kurwanirira ukuri. Hari ba Yuda 6 muri Bibiliya, ariko uyu ni wa muvandimwe wa Yakobo ndetse mwene se wa Yesu Kristo. Kuri we yitwa imbata ya Kristo, ndetse na Yakobo yiyitaga imbata ya Kristo.
nubwo bari bafitanye isano basobanukiwe neza ko yari Imana, umujyanama ndetse n'umwami ukomeye. Yuda yanditse uru rwandiko kubera abantu bari baraseseye mu itorero rya Nyagasani bafite ubutumwa bugoretse ndetse burushijeho kuba bubi cyane. Abo ni abihakanaga Kristo twizera, maze ubuntu bwe bakabukoza isoni. Bahombokeye mu nzira ya Kayini batirinda kandi ari abanyeshyari. Biroshye mu cyaha cya Baramu kuko biteguye kugambanira itorero no kurivuga nabi ahantu hose ngo babone ibiguzi. Barimbukiye mu bugome bwa Kora kuko bahangara kujora no gutuka abayobozi mu itorero ry'Imana. Enoki yahanuye ko twese tuzagirirwa ibihuye n'amateka yacu. Reka Imana iduhe gutunganya imigendere yacu. Ibyahishuwe igice cya mbere. Ibyahishuwe na Kristo. Hahirwa usoma amagambo yo muri iki gitabo kandi hahirwa uyumva akitondera ibyanditswe muri cyo. Ubwo Yohana yari i Patimosi aho yari afungiwe, hari habi cyane, nyamara ku isabato yasabanaga n'ijuru. Maze umwami Yesu aramubonekera. Yagenderaga hagati y'amatara 7 ndetse afite inyenyeri 7 zishushanya ubuyobozi bw'itorero. Yesu agendera hagati y'itorero rye. Niwe tangiriro n'iherezo, nuzi byose, kandi kugira neza kwe gorana n'abera be aho bari hose mu makuba. Muri iki gice tubonamo ibyiringiro byo kugaruka kwa Kristo aho azazana n'ibicu maze amaso yose akamureba. Yesu yabwiye Yohana ati, icyo ubona ucyandike maze ucyoherereze amatorero 7 yo muri Efeso. Yesu yishimira kutugezaho imiburo yose dukeneye kugira ngo dukomeze gukurira mu buntu bwe. Yesu urakaza mu isi ukatugiza umwijima utuzengurutse. Haleluya! Ibyahishuwe igice cya 2. Efeso, Simuruna, Perugamo na Tuatira. Itorero rya Efeso rigereranywa n'itorero ry'intumwa. Ryarabwiwe ngo, nzi kwihangana kwawe, nzi kugenzura inyigisho z'ibinyoma ukazihigika. Warenganirijwe izina ryanjye ntiwacogora. Imana iduhe kwihangana nka Efeso. Nyamara bagawe ko baretse urukundo bahoranye bagitangira. Simuruna nabo babwiye ko Kristo azi amakuba yabo n'ubukene bwabo. Yesu aratuzi kandi azi ibituremereye byose. Bahamagariye gukiranuka bakageza ku gupfa. Perugamo bakomezaga izina rya Kristo ndetse bakamwizera. Bari bafite akaga kuko bari batuye ariho hari intebe ya Satani. Bakomeje guhangana na Satani uko babasha, nyamara bakaba bari barinjiyemo na Nikolayiti, cya gice cyashinzwe n'umwe muri b'abadiyakoni 7 ba mbere. Abituatira nabo bari bafite urukundo rwinshi no kwihangana kwinshi, nyamara abigisha b'ibinyoma bari bagihabwa umwanya bakubika kwizera kwa bamwe. Bahamagariye kugundira kwizera kwabo kugeza ubwo Yesu azazira. Ufite ugutwi akwiriye kumenya ko ibyo Kristo abwira aya matorero bitureba twese. Byahishuwe igice cya 3. Sarudi, Filadelfiya na Laodikiya. Sarudi bari bafite izina yuko bariho, ariko ngo ari intumbi. Benshi kwizera kwabo kwarubamye, basigaye mu bitabo by'urusengero gusa, ariko iby'umwuka byarakamye. Nta mirimo bari bafite itunganye imbere y'Imana. Duharanire kutanduza kwizera kwacu. Filadelfiya bo bari baritondeye ijambo ryo kwihangana rya Kristo kandi ntibihakanye izina rye. Bahamagariwe kuba maso ngo bazabone inkingi mu rusengero rw'Imana. Laodikiya yari kure mu butayu kandi amazi yahageraga ari akazuyaze ateye iseseme ku buryo utayasomaho ngo yamire. Birababaje ko kwizera kwabo nabo ariko kwari kumeze. Ntibari bakonje kandi ntibari babize. Imana yabahaye inama yo kugura umuti wo gusiga ku maso no kwakira Kristo ari mwambaro uhisha ibizinga byose by'ibyaha. Imana itwirindire. Muri iki cyumweru cyose Imana izakuyoboze Mwuka Muziranenge. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo
umwe n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, ni iki Yohana yifurizaga Gayo? Cya kabiri, ni iki cyateye Yuda kwandika ruriya rwandiko? Icya gatatu, ni irihe torero ryari rifite izina ry'uko ririho